bite shagaso amahoro bishop meze neza sinari mberutse kukubona nari naratwawe nyine byari cyo gituma ubona n'utu tudosiye nayo ndatukuzaniye nyine nari maze igihe ari utunzaniye kwayatinganira okay ariko gasore shaka kubaza uriya mugabo ngo ni King tumukorere iki kugira ngo ace bugufi tumucishe bugufi kuko urabona abantu bose bagenda bamuyoboka tuzashidukana n'abakristo tugifite ndashaka rero mbwira icyo twakora tumucishe bugufi ace bugufi ese twamukorera iki njye ntacyo mbona twamukorera kuko njye n'umuntu njye nabona udasanzwe uriya ni umuntu nkatwe aho kugira ngo uvuge ngo umuntu wese avuga ngo ntasanzwe uriya ni umuntu usanzwe ni nkatwe kuri njye ndabona n'umuntu udasanzwe naho twakoresha imbaraga zivuye kuzimu oya ntabwo twamushobora ikimenyimenyi wibuke yuko yavuze ko wugarijwe ese yamenye gute ko wugarijwe buriya biriya byose byabereye hariya ari naho ntandaro ya byose kugira ngo turwane dufatane ambwira ko nugarijwe ngo nimfukame andambureho ibiganza buriya naramwihoreye nuko yari iwe buriya ntabwo wagira amahane mu rugo rw'abandi bavuga ko wateye tugomba gushaka ikintu tugomba kumukorera agaca bugufi icyo kintu uracyumva kuko ujya nabonye n'umukozi w'Imana afite amavuta menshi ngo ntacyo wumva ntacyo numva pe nta nimero ya wa mwana umukorera ushobora kuba murumuna wanjye igihe yantwarayo yarazisabye ariko ntabwo ugomba kuvuga ngo ntacyo wumva nawe ugiye kuzamuyoboka ngaho niwandike ni izi ngizi 07 8 ngomba kumwihamagarira niba wumva nta kintu twamukorera urizera umuntu ntagira iyaba ntagira iyo aturuka hazwi ngo ni uko yagukijije njyewe aho nakijije bangana iki abo nabeshye ntomboza nkanabakiza none ngo ntabwo wamenya ikintu twakora ngo uriya mugabo tumucishe bugufi ntacyo pe ntacyo ariko nawe yaragukijije yarahije niwongera ukarwara n'izi nimero ndaguhaye sinkubwiye ko ari murumuna wanjye wazifashe yantwaye tugomba gushyira hamwe turimo turajyana tugomba gushyira hamwe tukareba icyo twakorera uriya mugabo kugira ngo ace bugufi gute se dushyire hamwe gute kwanza buretse ngiye ngomba kwihamagarira uriya muhungu usanze ugiye kugenda yewe nta n'umwe uzamwihamagarira yewe niyo ngomba kuvugana nawe
ubwo rero naba ngiye tuzasubira hanze ndaza guhamagara uriya muhungu kaya gahungu kamukorera ko kagomba kumpa umurongo ibyo bintu tuba tuvuganye ugomba kubimira cyane pe ntabwo namenya ibanga nubwo mba nkubwiye ngo turebe icyo twamukora kugira ngo ace bugufi nkumva urimo urazareba ujya hirya no hino Magaira. Halo? Halo? Bite shaka do? Ravugana n'umuntu bita Bishop Bagambikira mwibuka? Ndakwibuka nawe. Nagushakaga rero. Ndashaka kugupetekera kakimeze neza kirimo agafaranga. Amafaranga? Ubwira ahubwo ikintu kirimo amafaranga ndacyuba. Ndashaka ko ugomba kunsanga muri office. Hanyuma tugapanga uburyo ngomba kuguha ako kazi. Gusa rero nawe ikibazo cyawe niba ari wowe nzi neza gusa ibintu wakoze ntabwo ari byo uragira ngo nanjye nzi gusa nushaka kumubitira iwawe biragenda bitse uri kunshuka. Oya biriya ni umujinya gusa byararangiye urumva nawe ufitanye ikibazo nawe umukozi w'Imana ndumva ibyo nta kibazo. Ngaho mbwira rero tujye mu byacu. Wazaza iwanjye muri ofisi hanyuma tukavugana nakwereka icyo kiraka rwose cyaguha agafaranga kenshi agafaranga gatubutse. Ahantu harimo amafaranga aho ndajyamo kabisa aho ndimo ntugire ikibazo. Mbone harya hafi y'iwanyu muri ka gahanda kamanuka turaturanye hariya neza. Ndashaka kuguha akazi nazabanza nkaguha avance y'ibihumbi 300. Ariko ubwo amafaranga nzaguha yose ni 500. Kazaza kundeba ubona kanya ryari? Ni byiza nanjye nari ntekereje uwo munsi ndashaka yuko uzaza iwanjye ariko ukaryumaho ntuzabwire shobuja ahantu ugiye. Amafaranga ni menshi ubura n'ubwo bashaka kwihanamenya ko nawe ngifite. Nzabanza neza zaza dukore nta kibazo. Nzabanza nguhe avance y'ibihumbi 300. Ntabyumvisha ubwo nzakubwira ariko tuzakoresha igihe gito kubera ko azaba ari ahantu yagiye. Yego. Nawe dukoresha igihe gitoya nizere ko bitazatinda. Hoya ngiye nzakwibutsa. Nawe rero nari mvuye guhaha reka ngere mu rugo. Ubwo gahunda nawe kuwa gatanu nzakubwira. Sawa rwose urakoze. Nawe urakoze. Yego. Hari ibyo umuntu agomba kwifashisha uriya mwana. Naho uriya gasore ngo ntago yabona icyo twamukorera. Munsi yagiye kurwara se ninde uzamukiza? Nemeza ni mwana wanjye. Ntabwo twari duherukanye iminsi myinshi. Warabuze ariko kutaherukaga muri Norugo se? Wabaye amahoro? Ni za gahunda zacu zo ku rusengero, korali, amasengesho, mbese n'ibyo ngibyo akenshi biba bivugisha umuntu. Nanyaruka ngo uze nansuhuze byo. Oya, ntabwo ariyo mpamvu ahubwo muri iyi minsi hari ahantu nari nabonye n'akaraka. Niyo mpamvu tutanaherukanaga na Betty. Ahubwo amakuru yari ko atagikoma. Betty ntabwo ari inaha. Betty ntawe uhari. Kuki? Betty Imana yamukoreye ibikomeye yaragiye ubu. Bisuko ku cyenyine atansezeye. Byaramutunguye. Barampamagaye
biba ngombwa ko ahita yitegura ahita agenda muri gahunda zo kwiga. Siko wajya ntabwo twari inshuti. Nanjye byarantunguye ndi mama we, numva nsigaye imeze nk'umuntu utarabyaye. Kandi ngo gusa ntabwo umukumbuye. Yewe ndamukumburira ngo urikanyica nawe nari mfite narakubuze. Nanjye ntabwo karakara na korari ibintu nk'ibyo nyine. Twaze tuvugana kare ambwira ntabwo arashyiraho nimero yo gukoresha aratira ntabwo arayibona. Byaba nzayibona. Kare. Stare. Betty. Amen. Umeze neza. Yego uraho neza. Yego. Makuru gasore. Neza. Gahori. Aya hago kumwe. Mwese munsuriye rimwe mw'abana mwabona amahoro. Ni amahoro nawe. Umeze. Gahori. Uraho neza gasore. Ese wowe uhagaze. Wagiye Uhagaze. ahantu hose ngiye mpagusanga aho ngiye hose mpagusanga. Abivuga mbazi nicaye ibyo bindi. Ni amahoro se kuje aha ngaha? Ese wewe ushaka icyuho? Wabona wanshunze ukavuga ngo reka nanjye mukurikire. Ariko si ubu ni wowe ese n'ikibazo ufite? Reka abana bari aha niko nkaho wamwakiriye ngo urebe no kwamuzana n'utuzi two kunywa cyangwa amazi yo kunywa uri kumubwira ngo yagucunze. Ese wa mubyeyi ujya Reka abana munyisurire. umeze mama Betty. Ndaho ndashima Imana. Kana n'uyu usinzi ibyiwe kugira ngo twarabanyirakyengereza. Ako wowe uko twari turi ku ishuri tukigana n'ubu ntabwo biraguheramo wowe Guteze. yewe Ntabwo byawe ngo ni amatiku. sinzi ariko pe ariko shaka ugabane. Ese ubundi wowe wari uzi ko nza ngaha Ntabwo narinzi ahubwo mumbarira cy'umugenzo ngenda umufite amatsiko. ufite amatsiko meza. Ngenda umubyeyi mbonye abana bansuye reka buriya baba baje kureba mugenzi wabo. Gusa urabizi ko nkora mu ntoki mama Betty. Ese urabizi ko adahari wowe wari uje kureba. Inde adahari? Ntawe uhari. Inde bakubwiye ko nje kuraba nde? Kuraba nde ngo bagire ngo uba wari Oya bantu rero muranzi guhimba. Nyine warebye usanga si Betty ukuzanye. ubwo ni ishyari ufite kandi ni ishyari ufite kubera ubundi reka ibintu bisubire. Ni wowe wari ukuzanye banza umbwire. banze ukina mama Betty. Karame. Betty arese Betty ntabwo ahari. Arine nakubwire. Ese wowe ndagukomeje. ati Betty Ntabwo ahari. Tambwira ko waje wambaye ntuza. ubu rero ese wari wayo wowe ubundi rero ubundi umusazi arasaraga ku ijambo kugira ngo ujye ukora yambaye neza. None se muri karitsiye niho waje wambariye karuvate? Reka ndi kubona watebeje. Ndabona harya kana bakita kavati nta muntu agake. wowe ko atari we byari byambariwe wese ni kubera ikintu muzi bitandukanye. Urabizi ko ntabwo wanyemera. ariko ako yewe nako mama Betty. Reka nkubwire rata uregere gasore. Gasore uzi ko kera twigana yashakaga ngo kuntereta ngo kanziza ngo kuko ngo bajyaye bavuga ngo ni ipine. Ngo ni kagufi ngo ntiyanyemera. ubu rero uza muri quartier gukwiragiza inkuru usanga niyo ni Cyakora nari mbakumbuye. Betty urebye. Betty ni muremure. Betty areshina. Haguka wowe ubanza urebe uvuga ngo no kwego wowe indabyo. Wa Betty
N'uburyo imbwa yoga inzungu. Reka. Uretse ko ari abana banjye uzahitemo ubushake. Gasore rekana nawe rata. Guhera kera nsereza. Twajya turavukana. Niyo mpamvu washize telefone hagati yawe gusa ndakwegera reka. Ubu nyegereye kubera ko wumvise ko beti idahari rero. Aho vukana. Ariko noneho cyokora mujye munsura pe mu marirungu bana Ubwo rata mubwire cyari kinze. Yego. Nuje Amahoro kumbwira. se. Gusa uzi ko ngira amagambo bigeza. Rata mubwire cyari kinzanye. Hamwe natwiganye yararwaye yararembye ngo agenda no mu kagari. Ngira ngo umpamagare pasiteri wanyu arazadusura nyine tumujyane amusengere kubera ko njye pasiteri wanjye ntamufungiye nta sound proof nta kigega cy'amazi dufite yewe baranambwiye ngo azasubire kwiga atorora mbese ubwo ubaye None uzongera. bagire ngo wowe ntiwasengeye abo nuko usigaye warabonye akazi ko gutwaza wa mupasiteri hajya wa wundi wanyituye None ahubwo nanjye reka ndakubaza ntacyo. Ngo mumutware hehe? tumutware kwa pasiteri wabo ntisubiye ko mu mwaka atari umudengo Ese je ntabwo mfise aho nsengera. Kubera iki mumutwara kwa pasiteri umuntu mutoya kandi aho dusengera tuba dufite bishop. Oh mana rero. Bishop uhe bagambiye. Yesu uramuteka mutwe kwa muntu n'umukozi muri karitsiye kandi umuteka mutwe Yewe gaho muhungu wanjye we. Ese namwe murabizi. tugiye Muratwara gutu. yego mwana yoro nta muntu n'umutamuzi Cece kare n'abaguru. Ahubwo niganira Kufiriza n'umwana. ariko. uretse wumve Burya namwe muzi ko mutekanye. Ariko ntimuzabivuge. Urabona yuko nubwo nacumbisha kumwe bwaca gupfuna. kuri pe Namara Ntubone hajya ngenda ntwayijya kwego. ntumbwire nawe ntakumwemera Ahantu nabiboneye yuko ari umutekamutwe twaragiye ku mukozi w'Imana. Umukozi w'Imana wigeze kunsengera ndakira. igihe wari urwaye mu nda Nuko igihe nari ndwaye mu nda ndembye aransengera ndakira mu nyuma nawe aragendayo wagiye kuraba ngo umuntu ngo akore ibitangaza. Uzi ko yakubitiwe rero uwo muntu azi amavuta afite niho yagaragariye yuko ibintu by'iyo byose amukubita se Bishop. n'ukuntu agenda ameze Mukarengera nyamuneka. yamubwiye ati wowe pfukama ngo usengere. Mbevuga. Pfukama ngo usengere ndabona urugarijwe. Yesu Kristo. Agenda byari byiwe guharira ngo agiye kumukubita urushi yamukushye Yesu agarama hariya. Ngaha nimukomeze ubwo se byarangiye bite komeza amakuru y'uwo mwana twumva nyine twagira. ubwo uzaza tujyane kuko njye ntabwo namwishoboza njyenyine Nta ribi pe. Ubwo mufashe ko gahunda ari kuwa gatanu. Kuwa gatanu. se gasore yansigara Ariko nawe iminsi yose ushaka kunyiha. Ubwo ngenda muherekeje dore nta mbaraga mfite zo kubaherekeza ngo bageze ku marembo. ntabwo gasubona ndi umukobwa mubi cyane ku buryo wumva ko igihe cyose mba nakwiharare Wowe uri mugufi cyane ubanza tuzasubira. reka nigumanire Ngaho bye Imana ikurinde.